Yes, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane, inkuru igarutse mu mitwe y'abanyarwanda ibabaje cyane hariya mu karere ka Rulindo, muri iriya kaminuza ya Tumba College, aho bimaze gutangazwa yuko abana babiri b'abanyeshuri bamaze kuba bakwitaba Imana, umuhungu ndetse n'umukobwa. Ibi bikaba byabaye kuri itariki byabaye ejo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byagenze bite rero kugira ngo mu rukerera cyangwa se mu gitondo cyo kuri iyo tariki inkuru y'incamugongo yumvikane muri karagace ka Tumba cyangwa se muri karagace iri kaminuza ituyemo, cyane yuko n'abari abana ariho bigaga. Bivuga yuko uyu musore cyangwa se umusore wigaga muri iyi college cyangwa se muri iyi kaminuza yakundanaga n'umwe mu bakobwa bigana muri iyo kaminuza, ariko umusore akaba yabaga hanze y'ikigo, noneho umukobwa we aba mu kigo mo imbere, bya bindi bita boarding. Noneho bikaba byaje gutangazwa yuko bakundana, bari bamanye igihe bateretana, bya bindi by'abasore bakunda kuvuga ngo ni umubebi wanjye. Baza kwemeranya gusura cyangwa se umusore aza kwa approaching umwana w'umukobwa, amubwira yuko yajya kumusura. Umukobwa nawe ko bari basanzwe bateretana nta kibazo afite, aza kubyemera nk'abandi bose, nk'uko ushobora kuba wabwira sheri wakaza kuba yaza kukureba mu rugo. Nuko rero umukobwa aza kuba yajya gusura uriya musore muri ghetto bisanzwe, nk'uko n'abandi bose bashobora kuba bajya gusura, cyangwa se muri rusange ushobora kuba wajya gusura umusheri wawe ukajya kureba uburyo ameze. Bivuga yuko umukobwa yahagurutse ku kigo agiye kureba uyu muhungu. Umuhungu we watashye kare, kwa ko uko namaze kuvuga mu kanya, umusore we wigaga muri cya kigo aba hanze, mu gihe abandi babaga mu mahostel, cyangwa se uwo mwana w'umukobwa yabaga muri hostel zo mu kigo. Kuri uwo munsi umukobwa yahagurutse mu kigo bisanzwe ajya gusura umusore. Umusore nawe yari yibereye mu rugo nta kibazo. Bivugwa yuko yagiye kumusura ku itariki ya 23, ubwo ni itariki yari yabanjirije iyi ngiyi imbere yuko bitaba Imana bose. Biza kugera barabipanga, umusore approaching umwana w'umukobwa nawe arabyemera ajya kumusura. Muri runo rukerera cyangwa se mu gitondo cya kare nibwo aho umusore yari acumbitse baje kubona atigeze asohoka cyangwa se atigeze agira, bitewe n'abo babanaga yaho yari acumbitse. Biza kuvuga yuko umwe yagiye gukomanga, bivuga yuko umusore idishya atari cyakinze. Biza kugaragara yuko umusore yimanitse mu kintu akoresheje supanete yararagamo. Noneho umwana w'umukobwa we yari aryamye ku buriri, ariko muri make bose bamaze kuba bashiramo umwuka cyangwa se bakwitaba Imana. Harimo haribazwa ibintu byinshi, iperereza riracyakorwa. Harimo haribazwa icyaba cyarateye runo rupfu rwa bano bana bose bigaga hariya muri Tumba College, ndetse bikaza kugaragazwa nyuma yuko cyangwa se ibyipimo byafashwe byagaragaje yuko umusore cyangwa se umukobwa yabanje kwitaba Imana, noneho umuhungu nawe akaza gukurikiraho. Byaje gutangazwa yuko bishoboka yuko umukobwa cyangwa se umuhungu yaba yabanje cyangwa se yaba yishe uno mukobwa bakundana, noneho nyuma nawe akaza guhita afata umwanzuro wo kuba yakwiyahura, nawe akaba yakwiyambura ubuzima. Biravugwa yuko mbere yuko ibi biba, umusore hari letter yabanje kwandikira iwabo w'umukobwa irimo amagambo bigaragara yuko arayo cyangwa se arayagahinda, avuga yuko bibabaza gukunda umuntu yaza akaguhemukira, cyangwa se kuba wakunda umuntu yarangiza akagenda guca inyuma mu buryo bugiye butandukanye. Abandikamo n'amagambo menshi agiye atandukanye, aho iyo lettre yayandikiye iwabo w'umukobwa.
byagiye bitangazwa cyane yuko hagati y'umuhungu n'uyu mukobwa hatari cyangwa se batumvikanaga mu bijyanye n'urukundo rwabo. Byaje kugaragara yuko ari nabyo bishobora kuba byateye umuhungu kuba ashobora kuba yakwicira urusheri we cyangwa se uyu mukobwa, nawe bikarangira yiyambuye ubuzima. Abanyeshuri biganaga bavugaga yuko bano bana bari intangarugero, nta kibazo na kimwe rwose bajyanaga, ubonaga ari abana bishimanye bakundana, ndetse rimwe na rimwe babaga bari mu kigo cyangwa se bari hariya muri iriya kaminuza bigagamo, bagenda baganira, ubona ko nta kibazo cyavuka hagati y'undi ku buryo umwe yakwambura ubuzima undi. Byaje kugenda bite rero kugira ngo uyu musore aze kuba yafata icyo cyemezo kigayitse cyo kuba yabasha kuba yakiyambura ubuzima ndetse akabwambura n'uwo akunda. Bivugwa yuko umusore yaje kumenya yuko cyangwa se yaje kuvumbura yuko umukobwa bigendanye n'iletire yandikiye iwabo w'umukobwa, bivugwa yuko yakunze cyane uwo mwana w'umukobwa, uriya mwana w'umukobwa, ariko we bigaraza kugaragara yuko we atamukunda, ashobora kuba yifitiye abandi bo ku ruhande cyangwa se abandi akunda. Noneho haza kuboneka cyangwa se haza kubaho kutumvikana hagati yabo. Binavugwa yuko pereza gikomeje gukorwa yuko bishobora kuba uriya muhungu cyangwa se yarabiteguye, agahamagara umwana w'umukobwa amubwira uburyo cyamukeneye, amubwira uburyo ki ashobora kuza akaganira ibibazo bye bari bafitanye, cyane ko muri iyo minsi ngo batumvikanaga. Noneho umuhungu akaza kuba yamwambura ubuzima cyangwa se yamwica, nawe yamara kubona ko byamurangiranye agafata supaneti yararagamo yari ku gitanda akayizirika kuri plafond, nawe akabasha kuba yakwiyambura ubuzima cyangwa se muri make yakwiyahura. Yes, andi makuru yo kuri iyi nkuru tuzayabagezaho ibizaba byavuye mu iperereza. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB barimo babikurikirana. Bivugwa yuko iperereza rimwe rirakorwa ndetse ikiyaba cyateye runo rupfu rw'abana bana babiri bombi kizaba cyamenyekanye. Reka tuva ngo twerekeze kuri saga imaze iminsi cyane hagati y'ubita Kiramani ndetse n'ubita Mitsutsu. Tubitse ko ubita Mitsutsu yakwanaga na Kiramani mu bikorwa bigiye bitandukanye, mu yaba mu gushutinga filime, yaba mu kugira iki. Uwo bita Kiramani cyangwa bakunze kwita Daddy, ejo bundi yakoze ikiganiro kwa Irene avuga yuko umuntu bita Mitsutsu atamuzi ndetse atigeze anabaho mu buzima bwe. Aza kubaza ibibazo bigiye bitandukanye, haba se ko utangiye kumwihakana kandi Mitsutsu ari we muntu wari inshuti yawe n'ubukwe ye unakora n'ubukwe bwa, ari we wavuze ko ari umuntu wagutwereye bishimishije, ukavuga yuko ari umukozi, ukavuga yuko ari umuhanga, ukavuga yuko akunda akazi ke. Ese utangiye kuvuga yuko utamuzi ndetse Mitsutsu ntawuzi muri filime yawe ngo bagenda bavamo urusorongo abahe, ariko abakinnyi babiri bavamo urakinnyi 100 baba bashizemo, ubwo baba bavamo amazina manini ariko oya nta zina rinini ribi wanjye. Mitsutsu nageze na nini Nindeze Mitsutsu nageze na nini ntago yakoze wanjye Miki ntago yakoze wanjye Mitsutsu ubu wese Nsabese na nini Nsabese yavuyemo Nsabese rwo gukina muri filime za Berya ntago ko umuntu adaruka gukina bivuze ko yavuyemo rero Aisha yeruka muri ryari ni yasohotse mu kanya arimo Aisha arimo Nsabi we ari busy mu byiwe ariko arahari. Mitsutsu ubona arahira ku izina rye avuga yuko ntago muzi ku ruhande rwe bisa nkaho nawe kibazo cyangeze ugeze nawe izina waryibargiwe atakibaho cyangwa se atakiri mu bitekerezo bye n'umuntu ariko ukangira ukanamwibagirwa. Aza kongera kubaza ikibazo hagati se we hagati ya Mitsutsu ntabwo gituma buri wese ajya kuri social media ze akaba ari nyumba nirinda kuvugaho kugira ngo umuntu ataza akavuga ngo namuvugiye izina cyangwa se nakoze ikintu simuzi nyamara cyangwa se mwari gikomeye nese nyiko cyangwa nyaje ngo umwe mufashanya, umwe agakinira undi n'undi agakinira undi.
ndetse ukaba wari uri na boss we aho wamukoreshaga mu bikorwa byawe bya filime bya buri munsi. Yavuze yuko aho ngaho arahashize cyangwa se ibyo ari byaciyeho agomba gufokasinga ku biri imbere, ndetse umuntu rwose bita Mitsutsu ntabwo yigeze abaho muri we cyangwa se ntabwo yigeze abaho kuri we, amufata nkaho ari umuntu w'abaringa cyangwa se umuntu utarigeze abaho. Ahantu bije gukomera rero, Mitsutsu mukanya amaze gukora ikiganiro nawe avuga yuko uwo bita Kiramani ashobora kuba afite depression, agiye gusara, ndetse anabwira abantu inshuti ze zimuri imbere ngati nyaboneka mugende mu musure mu mwegere kuko umugabo agiye kuba agiye gusara kuko nje nta kibazo mufiteho. Ati ibaza umuntu wavuze yuko atanzi, ati nyamara naramutahiye ubukwe bwe nkamutwerera binashimishije, akagenda avuga yuko mu bantu bose bamutwereye nanjye nshobora kuba ndimo mu bantu bamutwereye amafaranga menshi. Ati Kiramani twakoranye imyaka igeze kuri 7, ati ngiye birantangaje cyane kuba umuntu nkuriya w'umuporo cyangwa se w'umusiniya mu kazi yabasha kuba yavuga ko atanze, ati bitewe n'ibintu by'ubugoryi byo gutongana ko hato na hato kutagize iki cyangwa se kudafasheho. Mitsutsu namaze gutangaza amagambo akomeye avuga yuko niba ashaka ko babana bazabana, niba adashaka ko babana ntibazabana, azacukwe n'udacukwe. Ese wakibaza hagati ya Kiramani ndetse na Mitsutsu Empire hari ikihe kibazo? Ibintu urimo nibaza nanjye nibyo ndimo ndibaza, kugeza naho umwe aho yanyura undi yahanyuza umuriro cyangwa se ashobora kuba anafite imodoka yagonga undi. Uribaza ngo hagati y'abano bagabo habaye iki gituma umwe adatera intambwe ngo asabe imbabazi undi amwakire ndetse babashe kuba bakomeza banakorane mu kazi kabimutse. Andi makuru yabo rero nzayabagezaho ibizaba byatangajwe. Ahubwo reka mve aho ngaho njye ku mukinnyi wa filime bita Asiya. Asiya wamaze imyaka igera muri 7 muri Amerika, ubwo yajyaga ku kigo cy'indege Kanombe, ubwo itangazamakuru ryamubazaga rimubaza ikintu cyamugoye, yavuze yuko nyaboneka abantu batuye muri Afurika dutuye neza ndetse tuba tunatuye ahantu hatekanye. Yavuze yuko yamaze amezi 6 adasohoka atagenda ahantu hamwe, ku buryo byamugizeho ingaruka akamutera depression, aho yahoraga ahamagara umugabo we amubaza niba ari butahe cyangwa se igihe ari butahire. Aje guhirutsa amagambo avuga yuko cyangwa se ibihubo bigenda bibayeso yuko bivuga yuko Asiya Amerika munaniye cyangwa se uturimo tw'amaboko tumunaniye, ashobora kuba agiye kugaruka muri iki gihugu cy'u Rwanda kuba yakomeza kariyeri yo gukina filime, ndetse akabasha kuba yanagira cyangwa se yanarera abana be afitanye n'umugabo we w'umwarabu. Bivuga yuko bakoze ubukwe cyangwa se bakora ubukwe muri Amerika. Abazwa kuri iki kibazo yavuze yuko ikintu bita depression ari ikintu gikomeye cyane. Yavuze yuko atari indwara buri muntu wese yapfa kurwara cyangwa se ngavurwe, ari indwara ivurwa no kuba cyangwa se no kuba wowe wabigizemo uruhare kugira ngo ubashe kuba wakira. Yavuze yuko yagetinze experience zisanzwe. Yavuze yuko rwose ari nta kuryama, abantu bakora amasaha 28 nta kuruhuka, ari nabyo bintu byamugoye kuba yagera. Yavuze yuko ubundi yagiye muri Amerika agiye gukurikirana kariyeri ye, aho yavugaga yuko agiye kujya agerageza agakiniraho filime, cyane ko muri Amerika rero n'amasidi yatunganya amafilime nka za Hollywood za hehe hose, ariko ngo uko yabyiteze ntago ariko byagenze. Yaje gutungurwa, yaba ikirere, yaba imikorere yaho, yaba abantu. Yaravuga ati hari igihe ushobora kuba wamara umwaka wose utarabona n'umuturanyi wawe kandi mwitwa ko mubana. Ati bitandukanye na hano muri Afurika aho usohoka ukaba wasuza umuturanyi wawe nakagusuhuza, ndetse no kumugoroba mukaba mwakongera kuba mwabonana mukagira. Ejo bundi aherutse kuba yakoresha ikirori aho yakiriye ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo ba Clapton Kibonke, harimo bano ba Aisha, harimo ba Nyambo, harimo abasitari benshi bagiye batandukanye, aho yavugaga yuko yaraje kuba yakwegera n'inshuti ze kugira ngo abashe kuba yareba uburyo ki ashobora kuba yasubira muri sinema. Abajijwe niba azongera gusubira mu gihugu cya Amerika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze yuko afite igihe kinini n'aho afite ndetse n'imishinga agomba kuhakorera muri Amerika, aho atazi igihe azasubirirayo. Bica amarenga yuko wa wundi wigeze kuvuga yuko Asiya ashobora kuba yaba yasezeye kuba yasubira muri Amerika,
bishobora kuba ari ibintu byanye n'ubuzima kabiri. Okay, nagezeyo ndahangana n'ubuzima ndabihirwa ngira ibikimva ntajya kuva nataha nangira kumva wapi n'urugo urumva no kugera mu rugo ubanye n'umugabo n'ibikino no wirirwa no uzi umuntu umuhorana ataha ari umuntu umuhora ubona. Nuko rero yaje gutangaza yuko rwose ikintu kijyanye na Amerika ntabwo ari ikintu cyo kwisukira, ahubwo yuko ari ibintu bigoye cyane yawana kuvuga ngo uragenda muri Amerika umenyere kare ntabwo ari mu Rwanda aho ushobora gusohoka ukabona umuntu ukabwira wavuga umutwanye wati umunyu washize ntiza cyangwa se ikibiti cyashize ntiza ati hari aho bisaba kuba ari wowe gusa wihugiyeho ugashaka ibyo ukora mu nzu. Yavuze yuko ati heraga mu gitondo ari kuri telefone akarinda ageza ku mugwa wa telefone kandi yahaye muzimana ariko bikaga bikabibusa cyane yuko nta byangombwa nari mfite byanyemeraga kuba natembera ati kuko muri Amerika hariya ntabwo ushobora gutembera nta byangombwa byuzuye ufite, ushobora gutembera bakakubika ati ushobora gutembera bakakubika ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Yes, reka tugaruke rero mu minsi iri imbere cyangwa se hano mu Rwanda tubuse ko hagiye gutangira irushanwa rya MTN Festival aho bazaba harimo abahanzi bagiye batandukanye ba Kevin Kade ba Kivumbi hazaba harimo ba Kenisol bivuga yuko na ba Bruce Melody bashaka kuzagitabira. Biteganyijwe yuko iri rushanwa cyangwa se iyi festival izatangira hano mu mujyi izatangira hariya mu karere ka Huye ikazazenguruka u Rwanda rwose bakaba bazajya za Musanze za Bugesera bagasoza hano mu mujyi wa Kigali. Bivuga yuko uko abahanzi bazagenda bitabira binavuga yuko ashobora kuba nawe bita Kitoko Bibarwa wari umaze igihe kinini ataba mu Rwanda nawe ashobora kuba azaperforminga. Andi makuru mashyashya bivuga yuko n'umuhanzi uhanze indirimbo imwe gusa bita Gitosa namwe ntabwo umuntu yiyobewe ubita Gitaf ashobora kuzaba nawe ari muri iyi ndirimbo cyangwa se ari muri iyi festival. Bivuga yuko anafite n'abafana benshi cyane. Ubita Gitaf rwose yavuze yuko yiteguye isaha ku isaha muhamagaye ashobora kuba yagenda bakubita indirimbo ye imwe cyane. Yes guys, amakuru nayo bafite rero yarangayo mbambwira nyaboneka mukore like share ndetse na comment mukore share like ndetse na comment babwiye ngo imigisha y'Imana yawe ndetse n'ibyo mukora bashe gucamo. Ciao ciao.